mbere ntekereza ko ari ubwa mbere tubakire muri studio zacu kandi navuga ko ari umugisha kubakira Imana ibaho umugisha reka tubaho umwanya murakoze cyane reka mbashimire kudutekereza no kudutumira muri iki kiganiro njyewe nitwa Serugo Ben nkorera muri ministere nyinshi ndi umugabo wubatse ukorera muri ministere yo mu rugo nyuma ngakorera nanone no mu itorero rya Foursquare Gospel Church riba Kimironko ubwo ni mu Rwanda muri Afrika hanyuma nkongera ngakorera no muri Alarm Ministries. Alarm niyo abantu bamenyereye nkuko nabivuze rero mu rugo nabwo tukaba dufite ministry yacu yitwa House of Worship niho dukorera urumva ni nko mu bice bitatu Foursquare House of Worship na Alarm Ministries abandi umugabo nkuko nabivuze ufite n'abana Imana yaduhaye abana batatu abakobwa babiri n'umuhungu ngira ngo ni ibyahari sinzi niba hari icyo nibagiwe n'ibyo kandi ukaba n'umupasitori muri toro rya Foursquare yego nayo ni indi nshingano dufite yego reka rero tuganire hejuru y'umurimo wo kuramya Imana yego murakoze cyane reka mbanze nshimire abantu bose barimo kudukurikira cyangwa baza kudukurikira nyuma yego mugisha ndashimira Imana ko yagiye itanga impano zitandukanye kandi igaha n'abantu umutima wo gukunda no gukurikira ijambo ryayo ubundi kandi ndongera gusuhuza no gushimira cyane abakunzi banjye abankunda abakurikira cyangwa abakurikira ministry yacu Yesu abaho umugisha yego hari abo tuba tutazi ariko nanone kubera ko tuzi ko dufite abantu benshi badukurikira tuba twumva natwe baturi ku mutima yego nkuko nabivuze nanone iyi ministere y'ijambo ribeshaho namwe twabashimiye kuba mwaradutekereje kugira ngo tubane muri bino bihe ndifuza rero gusangira namwe aya magambo ajyanye no kuramya ndayavuga mu bice nka bibiri cyangwa wenda bitatu igice cya mbere abantu gusa bakwibaza ijambo kuramya ubwabyo ni ijambo risobanura iki kuramya ni ijambo risobanura kubaha kwabamara kuba kwinshi mu muntu kukamutera gutinya kukamutera ubwoba ubwo bwoba rero iyo bumaze nabwo kuba bwinshi mu muntu buza bumutera kugendera munsi y'itegeko ry'icyamuteye ubwoba ndabisubiramo bukeya yego kuramya ni ijambo risobanura kubaha hanyuma kubaha iyo kumaze kuba kwinshi mu muntu usigara utinya umuntu nimba ari umuntu wubashe ukumva noneho afite nk'igitinyiro kuri wowe ukamutinya kandi iyo wamaze gutinya umuntu ku rwego runini bituma nyine wirinda kuba wakora igihabanye n'icyo uwo muntu ashaka ndatanga urugero umuntu arashobora kuba ari umuyobozi nashaka aba ari umuyobozi wa politike abe perezida w'igihugu buriya turamwubaha kandi kumwubaha biza bidutera n'ubwoba kuko ni umuntu udasanzwe kuri twebwe yego zamara kudutera ubwoba ihame ryose cyangwa se itegeko ryose ryashyizweho n'ubuyobozi runaka bw'igihugu runaka uzubyirinda kandi nta muntu ugufatiye ku ijosi cyane ngo wirinde kino kintu kuko iyo unakirenzeho uzuhura n'ingaruka zabyo ni kuko nguko kuramya kumeze ni ukuvuga ngo Imana
iri supreme iriya hejuru. Noneho twebwe ubuzima bwacu bwo kuyiramya ni ukuyubaha, kwa kuyubaha kukagenda kudutera ubwoba, twaza tuyigeraho imbere tugahinda umushitsi. Ubuzima rero bwo kubaha Imana ku rugero ugira ubwoba bwo kuza imbere yayo ukazajya uhinda umushitsi, nibyo biza bidutwara bigatuma aho tubaho ubuzima bwo kugendera mu mategeko cyangwa mu cy'Imana ishaka, uburyo Imana ishaka ko tugenda, bigatuma tubasha kubigenderamo, kubera ko dufite kubaha tukagira no gutinya, bituganisha ku kubaho imibereho icira bugufi Imana. Icyo ni cyo gice cya mbere navuze ko nasobanura ibijyanye no kuramya nkurikije uko nabihishuriwe bize. Hanyuma hakabaho uburyo butandukanye abantu baramya mu Imana. Banze nsobanura wenda ibijyanye n'ibyo abantu benshi tumenyereye. Abenshi tuzi ko kuramya Imana ni kwa kundi iyo tugeze mu rusengero bakavuga ngo karibu korari nize itangiriramo Imana ituyobore mu kuramya no guhimbaza. Biriya njewe ku giti cyanje sibyo, uretse ko kandi ntacyo bitwaye, babivuze kuriya bitewe n'uburyo abantu bagiye bakura n'uburyo abantu basobanukiwe, ntacyo bitwaye, ntibimbangamiye. Sinavuga ngo ni ikinyoma, oya, gusa ni ya myumvire y'abantu ibitaragenda ihinduka, ariko biriya mu by'ukuri igisobanuro cyo kuramya si kiriya. Kiriya baba batubwiye buriya ngo tuze tuyobora abantu mu ndirimbo ziramya kandi zigahimbaza Imana. Yego. Ariko kuramya no guhimbaza ko ni ubuzima abantu baba babayemo birenze biriya dukora byo guhagarara kuri stage isaha imwe ngo tugiye kuramya. Ikindi cya kabiri, abantu baramiriza no mu ijambo ry'Imana. Yego. Abantu baramiriza no mu gusenga. Abantu baramiriza no mu gufashanya. Abantu baramiriza mu bintu bitandukanye. Izo ngizo zo ni nka forms of worship. Yego. Bitandukanye, ariko worship nyirizina ni ubuzima umuntu abayemo bwo guca bugufi imbere y'Imana ukayiramya. Biriya noneho bikaza kuba ari uburyo butandukanye umuntu ashobora kubigaragaza. Wabigaragaza mu ndirimbo, wabigaragaza usenga, wabigaragaza ufasha abandi, wabigaragaza ukora protokole, wabigaragaza ahantu ari hose, wabigaragariza mu gutura, wabigaragariza mu kintu icyo ari cyo cyose. Ni nk'icyo rero nishatse gusobanura aho bitandukaniye. Rero kuramya ntabwo ari biriya dukora ngo tugiye kuramya mu isaha imwe ngo turangiza dukomeze n'izindi gahunda. Dukora ya saha yo kuririmba, yego twayirangiza, ariko tuguma n'ubundi turamya. Ibyo dukora byose biba ari ibintu biramya kandi bihimbaza Imana. Ni nk'ibyo ngibyo ngira ngo sinzi niba nabashije gusobanura neza. Wabisobanuye. Ukiri aho ngaho reka mbaze kino kibazo. Umuramyi ninde? Umuramyi ni wa muntu uyobora abandi mu materaniro kuramya, cyangwa umuramyi ni umuntu wese uhamagarirwa kuramya Imana? Wenda udusobanure kugira ngo tuze kumenya. Mu materaniro tuba duteranye turi benshi kandi dufite inshingano zitandukanye. Ndagira ngo tumenye iyo twaje gusenga tuba twaje kuramya no guhimbaza Imana. Ninde uhamagarirwa kuramya? Murakoze cyane. Ngira nk'uko nari nabivuze, kuramya ntabwo ari ziriya ndirimbo. Kiriya ni kimwe mu bigaragaza, ni kimwe mu nzira umuntu yokoresha aramya, ariko kuramya byo ni ubuzima, kandi nimba ari ubuzima, ni ubuzima bwa buri wese. Buri wese arahamagarirwa kuramya, ariko birumvikana nta n'uwabaho ataramya. Burya nta n'uwabaho ataramya, nta buzima buhari budafite uwo buramya. Ushobora kutaramya Imana ariko ukaramya ikindi kintu. Yego. Kuvuga buri wese uriho uhumeka ni umuramyi. Ahubwo gusa twakwibaza ngo ese aramya nde? Uyu aramya nde? Uyu aramya iki? Bene nk'ibyo ngibyo. Rero kuramya ni umuhamagaro wa buri muntu. Ntabwo ari umuhamagaro w'abaririmbyi, ntabwo ari umuhamagaro w'abanyamasengesho,
ntabwo ari umuhamagaro w'abapasiteri, ntabwo ari umuhamagaro ni umuhamagaro w'umuntu uwo ari we wese, cyane cyane mu byo twebwe turimo tuvuga bijyanye no kuramya mu bwami bw'Imana, kuramya Imana. Umwizera wese uwagize umugisha akamurikirwa n'umuco w'Imana, akagira umugisha wo kumenya Kristo, agakira, akava mu rupfu, akabaho, akagira ubuzima, uwo wese arahamagarirwa kuramya Imana. Tutitaye wenda ngo ni ubuhe buryo akoresha aramya, agaragaza uburyo mu mutima we haramya Imana, tutabyitayeho. Ariko buri wese uwo nguwo mvuze n'abandi ntabashije kuvuga mu buryo buri detaye, uwo wese arahamagarirwa kuramya Imana. Hari aho wavuze ngo aka gapati gatoya ko kuramya Imana ko mu isaha imwe yo mu materaniro, ababikora baba bayobora abandi kugira ngo babakonekite mu mwanya wo kuramya Imana. Akenshi dukunda kubona bakoresha indirimbo, cyane cyane kuririmba. Noneho ndagira ngo twumve indirimbo izo arizo zituma abantu baramya. Hari igihe abantu bitiranya mu mwanya wo kuramya Imana mu masengesho, mu materaniro, ugasanga umuntu karitiranya kuramya n'indirimbo, ntamenye indirimbo zo kuramya Imana, ntamenye itandukaniro ryo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Ese ni izihe ndirimbo, ni ubuhe bwoko bw'indirimbo butuma turamya Imana? Ese turamya Imana mu ndirimbo, mu zihe ndirimbo, kugira ngo abantu baze kumva yuko kuramya Imana atari za ndirimbo zitonze cyangwa izihuse. Hari ababyumva gutyo bagenda muri ritime yitonda, noneho bamara kubona ko abantu bafashe nk'iminota 30 y'indirimbo zitonze, ukajya kumva umuntu aravuga ngo nimusheme izihute, musheme za sebene n'iki kugira ngo duhimbaze Imana. Ni mu buhe bwoko bw'indirimbo bwo kuramya Imana muri ka gace twavuze ko mu materaniro? Urakoze cyane. Urabona, kuramya no guhimbaza ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko kandi bifitanye isano, byegeranye. Ubundi kuramya ni ikintu cyose umuntu akora agamije gutaka no kuvuga, gusingiza Imana bitewe n'icirico, bitewe gusa nuko ari Imana. Utiriwe utekereza ibindi, ngo waburaye, utiriwe utekereza ngo abana babuze school fees, utiriwe utekereza ngo umaze igihe urwaye uri mu bitaro kuguru kumanitse, utiriwe utekereza ngo wowe abandi bakoze ubukwe mu ngana wowe nturabukora, cyangwa ngo utekereze ngo abandi baguze amamodoka, bubatse amazu, bafite ubuzima bumeze neza, wowe ibyo utarabitekereza, utaranabirebaho, ukaba ufite umutima uguhamiriza ko Imana ari Imana, kandi ari Imana ikwiriye kubahwa nawe, utitaye ngo ntiyagusubije ikintu wasengeye. Uwo mutima, ayo magambo umuntu akoresha avuga, ataka, asingiza Imana bitewe n'uko ari Imana, uko niko kuramya. Hanyuma hakaba nanone ibindi bintu byiza Imana ikunda, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana itura hagati y'amashimwe y'ubwoko bwayo. Ni ukuvuga ngo mu buzima tubaho tugenda duhura n'ubuzima butandukanye, noneho bwa buzima butandukanye hakabaho budukomerera, hakabaho ubundi butworohera, hakabaho bwa bundi bukomeye cyane bwabaye nk'amabuye. Noneho iyo tugize gutya tukagira amahirwe tukabona ikintu cyari kikuremerereye, waragisengeye, wagize gute, wagiye mu misozi, wagiye kureba abahanuzi, urabona muri ibi bihe nyine ukuntu ibintu biba bimeze. Umuntu asigaye amara guhura n'ikibazo, ukirukanga gushaka bishop runaka, ukiruka kujya gushaka apotre, ukajya kwa profete, ugasenga, ugapfa, ugapfuka, ukazamuka imisozi. Noneho Imana iyo itabaye igasubiza, kandi koko ni Imana yumva gusenga kandi igisubiza. Iyi Imana rero itabaye igasubiza, tujya tugarukana Zaburi, tujya tugarukana indirimbo ariyo mashimwe, tugahimbariza Imana ibyo yakoze, kubwira Imana ngo Mana ushimwe kuko umpaye ubuzima, ubwo ndayihimbaje. Mana ushimwe kuko
wampaye urugo rwiza, ushimwe kuko wampaye abana beza, wampaye umudamu mwiza. Ndimo ndayihimbaza. Mana ushimwe ko wampaye inshuti, ushimwe ko ugenda umpuza n'abantu bafite umumaro, bamfasha ibyo ndimo kurota kugeraho. Uhimbaza. Mana ushimwe kuko uyu mwaka abana banjye batakozwe n'isoni, bagiye kwiga ku mashuri meza nk'ay'abandi, waraprovidinze. Ubwo ngubwo ndimo ndayihimbaza. Urumva ndimo ndavuga ngo Mana ushimwe kuko nari narakoze impanuka, ukuguru kumanitse mu bitaro, niteguye ko bazaguca, ariko igihe cyose natakiye Imana waranyumvisha uransubiza. Izina ryawe rihimbazwe. Amen. Ubu ndimo ndahimbaza. Ukavuga uti Mana ushimwe kuko umbeshejeho nkaba muri uyu mujyi wa Kigali, namwe mukaba mu mujyi, sinzi umujyi mutuyemo, simpaye mwibuka. Indianapolis. Ushimwe ko ndi muri Indianapolis, wenda ndafite akazi, ariko ushimwe ko mbayeho. Cyangwa se ushimwe ko ndi Kigali, simfite akazi, ariko mbamaze imyaka 10 mbayeho, turafungura mu rugo, turambara twese n'abana, abana bariga, ubuzima burakomeje. Ushimwe kubw'ibyo ngibyo. Uko nko ndimo ndahimbaza. Mbivunye wenda mu magambo magufi, kuramya Imana kuvuga ubwiza bwayo, kuyitaka, kuyisingiza ukwiri, ubuhangange, gukomera kwayo, ukabivuga itari yanagusubiza, ukabivuga unashonjeye, ukanabivuga ushonje, n'abantu bavuga atari ko Imana yawe ibahe, ariko wowe ugahagarara ukavuga uti Mana nubwo utabonetse, nubwo nasenze, nubwo abantu bahabambaza ngo uri hehe, wanyihishe, ntiwigeze wiyerekana, ariko uri Imana yanjye, urakomeye, tusanzwe, ntawe nagereranya nawe, uri Imana itangaje, ni wowe waremye ijuru n'isi, ni wowe wakoze ibi ngibi, urakomeye. Iyo uhagurutse umuriro ngo niwe uza kubanza imbere kubera gukomera kwawe. Iyo uhagurutse ugiye ahantu, ugiye gutabara ahantu, ngo umuriro niwe uza ubanza. Ngo iyo uhindukiye ngo ukitegereza imisozi ngo izicumba umwotsi, Mana uko no gukomera kwawe. Ayo magambo yo kubwira Imana muri ubwo buryo, ni wowe uzi wowe Mana izi inzira z'imirabyo. Ahantu umurabyo buri unyura, Imana yo iba yawuciriye inzira, ibibizi. Ni wowe uzi ngo ibigega by'urubura. Yego. Mana nakugereranya nande? Ni wowe Mana izimenya ibiri muhengeri, ukamenya ibiri musozi, ukamenya ibiri mu isanzure. Kugereranya nande? Sinitaye ngo unabuze icyo nambara, sinitaye ngo nabuze ibyo ngaburira abana banje, sinitaye ko, ariko shingiye kuri ibi ngibi, shingiye kuri ibi ngibi, uku nguku umeze, uku nguku ute, uri Imana yanje, uhimba. Ko nukuyiramya. Noneho rero byakubitiraho biriya yaba yakoze, uri muyishimira, uri muyiririmba, ushingiye ku byo yagukoreye, uko niko guhimbaza. Ayo ni amagambo yombi atandukanye, ariko kandi yegeranye, agirana isano. Yego. Sinzi niba nabashije kubivuga neza. Wasubije cyane, wasubije. Nibaje ikindi kibazo, amakosa dukora mu kuramya ni ayahe, kugira ngo tuze kwigisha abantu bayobora abandi mu kuramya muri ubwo buryo bwo kuyobora abantu mu ndirimbo, cyangwa hari nk'amakosa mugenda mubona wenda abantu bakora, wenda bitavugwa wenda mu rusengero, ariko wenda nk'abaririmbyi amakosa bakora ni nk'ayahe, kugira ngo tuze gufasha abantu wenda bayakora batabizi, kugira ngo baze kumenya uburyo bagomba kuyobora abantu mu kuramya no guhimbaza Imana. Akenshi reka wenda mvuge ku kantu kamwe, akenshi usanga muri kwa guhinduranya indirimbo baja mu yindi, haba motamoro, cyangwa ugasa naho basa n'abagiye kuvugana bigatwara undi mwanya munini, cyangwa ugasanga batangiranye indirimbo, wenda uko bagenda bahindura indirimbo ku yindi, usanga harimo ikintu kigenda gitakara. Indirimbo imwe wenda ifashe abantu, indi ikabasubiza hasi, indi ikabazamura, indi ikabasubiza hasi. Mbese nk'ayo makosa wenda mwe mubona, wenda muri abaririmbyi, muri abahanga, mugenda mubona ukuntu abantu benshi bagenda bayobora abandi mu kuramya no guhimbaza, ni gute umuntu yakagombye kubikora neza ku buryo bituma amateraniro aguma muri standard imwe yo kuramya, bavuye mu ndirimbo imwe binjira mu yindi, bava mu bwiza bajya mu bundi, noneho bakagira umwanya wo guhimbaza Imana mu buryo bwiza, butabaye kuvuga ngo bamwe umwe aratambutse uko muhinduranya mikrofone,
umwe yinjije abandi ahantu undi abakuye ahandi ugasanga hari igihe umuntu amwe afata mikrofone undi yaramuhaye ugasanga asubije nk'amateraniro hasi bubisi ni gute umuntu ashobora kubikora neza ku buryo abantu bahora muri standard nziza ya wa mwuka batangiranye ntibaze gusubiza hasi ngo nuko bahinduranye mikrofone ku muramyi murakoze murakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza kandi ntekereza ko wenda abantu benshi bagomba kuzagitangaho ibitekerezo yego kubera ko nanje narakibonye kabisa ndakizi nza nagifesinga ahubwo urumva icya mbere ahantu ruzingiye yego nuko ibintu byo kuramya birimwo ibice bibiri yego cyangwa se ubu buryo bwo kuyobora indirimbo zo mu rusengero harimo ibice bibiri igice cya mbere ni ukuba umuntu ari talented afite impano yo kuririmba akaba yabasha kuririmba imbere y'abantu akayobora abantu ikindi gice cya kabiri ni ukuba umuntu afite ubumenyi bw'icyariho ubumenyi bw'icyariho n'uburyo gikorwa bene wacu mu bana aho ngaho babera baza bakora ibintu mu buryo buri perfect cyane kuturenza sinzi niba warabibonye yego kubera ko bo baza bavuga ngo nyuma yo kuba mfite agakiza n'umwuka wera w'Imana umpa ama inspiration ariko keneye izindi skills keneye ubundi bumenyi bumfasha guha umurongo neza izi inspiration z'umwuka kugira ngo nimbikora mbikore bize bigaragare ko nta makemwa nta mugayo bifite biba ari ibintu byiza bitwara abantu bikabashira muri rem nyine nziza yo kuramya no guhimbaza iyo skills twebwe rero abantu benshi b'abawushipers muri iki gihe ntabwo twitaye ku bijyanye na skills zindi zidufasha gukora worship neza uburyo worship ikorwa muri church njewe wamvugiye ikintu nza mfesinga kandi nzanirirwa mbwira abaririmbyi tubana dukorana umunsi ku wundi yego nkababwira ngo ubundi nta break iba hagati y'indirimbo n'iyindi ntabwo we don't kill a song ntabwo twica indirimbo ngo twama tuyirangiza ngo nitumara kuyirangiza dutangire twiprepare gutangira indi ntabwo bibaho ni ukuvuga ngo amateraniro agira ahantu ho gutangirira akagira n'aho kurangirira ntagira ahandi hantu ho guhagarara yego ni ukuvuga ngo iyo uri muririmba wapanze indirimbo zawe 5 ni urugero bisaba ngo izo ndirimbo uba ufite skill zigufasha connecting izi ndirimbo mu buryo bwiza nta break ibayemo sinzi niba yaba ari njyewe simbizi ahari oye namumyutinze umuvandimwe mubeya yego mwakomeza nkavuga ngo uyu muntu agombye kuba afite ubumenyi butuma abasha guconnectinga indirimbo yego guconnectinga indirimbo ni ukuvuga ngo ikindi ahubwo wenda utanavuze ariko kijyanye n'ibyo hariho ukuntu umuntu akora ategura iyo arimo gutegura gahunda azakora nyine yo kuyobora abantu mu ndirimbo zo kuramya yego ugasanga umuntu arimo aravuga aratondekanya indirimbo zifite content zitandukanye yego zitandukanye imwe niyo gusenga ngo Imana ikize indwara iyindi niyo kuramya Imana irimo iravuga ubuhangange bw'Imana ugasanga iyindi n'iyicifuzo ngo Imana igire gute ugasanga iyindi niyo gusenga ngo tubone ibyo turya urumva content ziba ari nyinshi ariko kandi umuramyi mwiza uzubasha guhitamo indirimbo zifite message ziri relevant message zihura kugira ngo umuntu wayoboye uriya muntu uri mu iteraniro cyangwa nawe ubwawe cyangwa abantu murimo gufatanya ntatakare ntajagarare mu mutwe ngo atangire gutekereza message nyinshi arimo kumva ahubwo nimba utwaye indirimbo ya mbere isingiza Imana iya kabiri isingiza Imana iya gatatu isingiza Imana iya kane isingiza Imana nugera mu ya gatanu utangira uyihimbariza imirimo ikora
hanyuma nurangiza usoze n'urugero yego ariko ibintu byo kuza njya mbibona cyane hano iwacu tujya tubikora uretse ko njyewe nyine ntabikunda kandi sinjya mbikora reka turebe sinzi uko bigenze yego ngira ngo bari baguhamagariyemo sinzi niba munyumva ndakumva muranyumva yego ndabumva neza yego alo muranyumva yego ndabumva neza ibintu bya telefone nuko biba bimeze nyine yego nta kundi turabyihanganira iyo baguhamagariyemo bijya disturbinga yego rero njya nkunda kubivuga nibyo nari ndimo mvuga nkunda kubivuga pe kandi njyewe kubera ko namaze kubisobanukirwa sinshobora no kubikora gusa ahubwo hariho n'iyindi mbogamizi ahari ituma wenda hari tuvuge ngo ni ubumenyi abantu baba bafite bukeya baba bakeneye wenda amatraining agenda abafasha uburyo ki bino bintu bikorwa uburyo bwiza ariko kandi haba harimo n'ikindi kibazo kiri challenging kabisa yego ikibazo cy'uko abantu benshi twakurikiye impano ariko mu mutima nta hantu biva nta soko iri hariya mu mutima nta hantu biva umuntu gusa yifitiye impano agahita aza kuyobora kuramya no guhimbaza agahita aririmba indirimbo yarangira agahita ahindukira akaja kubwira abacuranzi iyindi ni ukuvuga ngo muri we ntanagira n'ikindi kintu muri we ashobora kubwira iteraniro mu masegonda makeya mu gihe muri iyo transition yo guhanahana umwanya abacuranzi barimo bashaka gushiftinga bava mu ndirimbo imwe binjira ahandi mu yindi umuntu akaba ari puwa adafite ikintu kiri ku mutima ashobora kuvuga asangiza abantu yakivuga muri fomu y'isengesho yakivuga muri fomu y'amagambo arimo kubwira Imana yakivuga muri fomu y'ijambo arimo asa n'usangiza abantu ariko akabikora mu masegonda make nabwo nacyo ni n'ikindi kibazo dufite ubu nyine abaramyi benshi twabaye abaramyi tuba n'abavugabutumwa dusigaye turi bakubwira kuyobora no kuramya no guhimbaza umuntu akaririmba indirimbo 10 ariko akavuga nk'iminota 20 ubundi sibyo hari umuntu wigeze kumbwira umuzungu w'inshuti yanjye yize ibintu bya worship yari worship pastor muri church yabo hanyuma arambwira ngo mu mategeko ukuntu babyize ngo ririya jambo umuntu akoresha hagati y'indirimbo n'iyindi umuntu rigomba kurenza amasegonda 9 sinzi impamvu bahisemo batekereje amasegonda 9 ariko nanjye ndabibasharinze kugira ngo abantu bazakurikira wenda iki kiganiro bazumve mu by'ukuri ko umuramyi uri hariya kuyobora abantu mu buryo bw'indirimbo numara kubayobora ahubwo muri iyo transition ushifting uva mu ndirimbo imwe winjira mu yindi hari ijambo ushobora kuvuga uribwira Imana hari ijambo ushobora kuvuga uribwira abakristo hari n'isengesho ushobora gusenga ariko ibyo byose ntibirenza amasegonda 9 kugira ngo udakura abantu muri mood bari barimo mu kirere bari bamaze kugeramo ubagumishe muri cya kirere noneho ugende wawo bazamura bagende bazamuka bava hasi bazamuka
kuko iyo ushizemo break iriya break nimbi njewe ndayizira no muri church wacu barabizi n'abaririmbyi tubana iriya break no muririmbyi iyo yishizemo ndi nko muri audience ndimo gukurikira ndi mu materaniro nza nsubira hasi kandi nkamwitegereza nkamureba nawe ngira ngo akabibona ko nabigaye kubera ko iriya break ibihaye ni occasion iha abantu kongera kugira ibyo batekereza bindi bitajanye no gutekereza Imana. Iyo ushizemo iriya break batangira kuja umuntu ahita atangira kwibaza ese kuri yahindukiye kuja kureba umucuranzi kuri yagiye kumubwira iyihe ndirimbo kera ibyo urumva utumye ibitekerezo by'umuntu bijarajara birazerereye aha ubona umwanya wo kureba abantu uko bambaye ubona umwanya wo kureba abakobwa bambaye amamini hari abazabita cyane ku bintu bene ibyo ngibyo akareba ngo barabambaye nabi aba bambaye mini aba bahungu bambaye amadeshire dore imisatsi yabo ntishokoje bimeze gutya na gutya na gutya na gutya uwo mwanya zawubona iyo wamuhaye iyo occasion yego ariko iyo uri umunyabwenge buhagije ku buryo ubasha guconnect indirimbo zawe neza zifite enchaînement idafitemo break umuntu wese uramutwara ukamugeza aho ushaka kumugeza kandi bigakunda rero amakosa nuko twinjiye muri ibi bintu twinjiramo dukurikiye impano ariko nta soko nta handi ibintu biva mu mutima icyo ni icyambere ikindi cya kabiri nuko tubikora tutarabyize kandi tutanagira n'umutima n'ubushake n'ishaka ryo gushaka kubyiga kugira ngo tubashe kubikora neza. urakoze uvuze usubisha mu magambo maremare kandi meza yumvikana. Ubushize hari igihe twize kuganira n'umuramyi ni Willy ngira ngo uramuzi ari muri Kenya Mombasa atubwira ijambo rimwe atubwira ngo hariho umuramyi n'umuririmbyi kuri wowe umuririmbyi nkuko wari utubwiye ngo abantu bakurikiye impano cyane kuruta gukurikira isoko umuramyi ninde yakagombye kuba afite ibiki bimugize kugira ngo aze gutandukana na wa muririmbyi ufite ijwi n'impano yo guperforminga gusa akumva ko ijwi rye rimuhesha kuba yayobora abantu kuririmba ariko adafite we na hano biturwa nk'uko wari ubivuze. Ni gute tutandukanye umunyempano n'umuramyi mu by'ukuri? Urakoze cyane. Hari uwavuze ngo umuntu wese ushobora kuvuga ijwi rigasohoka yego ngo yabasha no kuririmba. Byumvikanisha ko kuramya si ukuririmba. Yego kuramya si ukuririmba. Nimba umuntu wese ubwira ijwi risohoka rivuga umuntu akumva yabasha kuririmba, ni ukuvuga ngo kuririmba byo turabyita gusa impano. Kandi impano ishobora kuza mu buryo bubiri. Impano ishobora kuba impano karemano, niba ariko nabyita impano karemano, umuntu avukana akavuka iwabo bazi nyine ari abantu b'ingenge bazi ibintu nyine byo kuririmba, akavuka nawe ari umunyempano. Nimba mfite ababyeyi baririmbaga nanjye nkavuka mfite impano yo kuririmba, ibyo ngubyo byo birumvikana. Ni sinzi niba abize cyane bashobora kumenya uburyo babisobanura nyine ari buriya buryo nyine ababyeyi ba transmittinga nyine izo niba nabyita genes, niba nabyita iyo genotype yabo nyine by transmittinga nyine kuva ku babyeyi ugenda ku bana. Hari ibintu babapasiriza, hari ibintu babaha. Niba umubyeyi yari afite impano runaka n'umwana akayivukana, ibyo bikunda kubaho nubwo bitabaho ku babyeyi bose n'abana bose. Hakaba noneho n'impano ishobora gutangwa n'umwuka wera w'Imana. Umuntu akaba akunda ikintu atari talented muri cyo, ariko umwuka akamusanga, umuntu akagira umwuka akamuha impano yihariye atari impano karemano, umuntu akayivuka akayihabwa n'umwuka, akayihabwa n'Imana, akaba umuramyi. Rero umuririmbyi atandukanye n'umuramyi. Umuramyi niko kwa kundi natangiye mbivuga, kuramya ko ni ubuzima. Umuramyi ni ubuzima, ni wa muntu utinya, wubaha Imana, ufite imbuto y'Imana muri we,
imutera kubaha no gutinya Imana. Ubwo buzima umuntu abaho, uwo muntu ubayeho ubwo buzima niwe muramyi. Noneho rero umuntu ashobora rero kugaragaza ibiri mu mutima we, akabigaragarisha indirimbo good and well, ariko kandi undi ashobora kubigaragarisha isengesho, uwo nawe akaba ari umuramyi. Rero kuramya ni buriya buzima. Hanyuma uburyo umuntu wese ashobora kubikora abigaragaza ibiri mu mutima, yakoresha uburyo ubwo ari bwo bwose, ariko indirimbo ni ubundi buryo bubigaragaza, kimwe n'uko isengesho ryo bigaragaza, kimwe n'uko kubwiriza byo bigaragaza, kimwe n'uko gufasha abandi byo bigaragaza. Rero kuririmba ntabwo ari ukuramya Imana, tubanza tubyumvikana, kuko dufite n'abandi baririmba bataririmba Imana, bataramya Imana, baririmba iyindi music. Rero kuririmba ntabwo ari ukuramya. Kuramya ni ukuramya. Kuramya ni ukuramya, gusa wabinyuza mu ndirimbo cyangwa ukabinyuza ahandi, ariko kuririmba bitandukanye no kuramya. Yego, tukiri kuri icyo kintu cyo kuririmba, dukunze kubona kenshi nk'uko hari aho wabikomojeho, uravuga ngo hari igihe muri lisite z'indirimbo abantu bagiye kuyobora abandi kuramya bagenda bazana kontenti zitandukanye. Ese ubundi indirimbo zagakwiye gushyirwa ku rutonde nyarwo rwo kuramya Imana? Kuko akenshi hari indirimbo z'abantu ku giti cyabo baba barazikoreye ku mpamvu z'amashimwe cyangwa ku mpamvu z'imirimo Imana yabakoreye, ku mpamvu zabo bwite z'ibyo Imana yabakoreye. Noneho ugasanga umuntu azitiranyije na playlist, ashyize kuri playlist zo kuyobora abantu mu materaniro, ya ndirimbo y'umuntu ku giti ciwe yaririmbiye Imana, wenda ayishima ku kintu runaka, ayikubise kuri liste yo kuramya Imana. Ni gute byakagombye kuba byiza mu gutondekanya indirimbo nyazo zikenewe zo kuramya Imana, uburyo zitandukanye n'indirimbo z'abantu ku giti cyabo? Okay, reka turebe wenda iyo baguhamagaye cyangwa iyo babwiye nk'umushumba kwigisha ijambo ry'Imana, abigenza gute? Uzumva abantu benshi bakunda kuvuga ngo nahawe ijambo rifite theme ivuga gutya. Siko bimeze? Yego. Kugira ngo mu gihe ari bube yigisha abantu bafokasinge kuri theme imwe, sibyo? Imwe, kugira ngo icyo kintu bacumve bagitahane, byorohe. None ni gute umuntu yoza mu materaniro ari umushumba bamutumiye, ni urugero, bakamwira ngo twagutumiye uze utwigisha utubwiriza, yashika akamavuga ngo umwuka yambaye teme 6 cyangwa yambaye teme 10. Urumva? Uyu munsi ndabigisha teme yo kwihangana, ndabigisha teme yo gukorera Imana, ndabigisha teme yo guhimbaza Imana, ndabigisha teme. Wo umva uwo muntu abantu bamwumva neza? Oya. Aha, ni ukuvuga ngo natwe nubwo kuramya no guhimbaza mu buryo bw'indirimbo ari igikorwa gikunze gutwara igihe kirekire, baguhaye nk'isaha ngo uyobore abantu mu ndirimbo, kameme ntabwo waririmba indirimbo imwe, waririmba indirimbo nyinshi, ariko nibura reba indirimbo zifitanye amasano, zifitanye amasano, ku buryo umuntu niyumva indirimbo akumva n'iyindi ikurikiyeho, ahita asa naho atigeze ahindura indirimbo, ase gusa nk'umuntu winjiye mu kindi kirere, ariko amere nk'umuntu utigeze ahindura indirimbo. Urugero wenda reka turirimbe ngo Mesi ukura kw'ibyaha yarabonetse n'ukuri, uwo niwe mwana w'Imana watambwe rimwe ku bwacu, sibyo? Yego, nari bukwikiriza ariko nta jwi ngira. urarigira ahubwo wenda ufite irigoroye neza. Yego, iryanjye rifite ama-scratch menshi. Urumva ko ndirimbye ko agakiza kacu kabonetse, sibyo? Ni ngacyo nashakaga kuvuga, Mesiya wadukuriyeho ibyaha yarabonetse. Yego. Uriya wataye ibyaha byacu wabitaye iriya, abandi umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo
nk'uko iburasirazuba hitara iburengerazuba. Yego, niko yataye kure cyane ibicumuro byacu. Yego, kuvuga ngo turimo turavuga ko uwo nguwo yabonetse. Yego, sibyo? Hanyuma iyo ndirimbo twamara kuyiririmba gutya tukama turirimba ngo ikigeragezo sikarande kandi sinumurage kubaho nabisikarane. Turagize abantu turabacanganyikishije mu mitekerereze ndi tutumye batuza ngo baramye Imana neza bahure n'Imana, kuko uzanye ibintu by'ibigeragezo ukuntu bitari karande n'ibiki. Nari ntangiye kubwira abantu ukuntu Kristo yabonetse. Ni ibintu byinshi. Noneho indirimbo ya gatatu nayo wenda ikaza ivuga ngo wowe wabonye visa, wowe wabuze visa uraje uyibone, wowe wagize gutya uzanye ibibazo by'abantu bafite ibyifuzo by'amaviza, uzanye ibibazo by'abantu bafite ibigeragezo bamazemo igihe kinini. Ibyo byose ukagenda uzana indirimbo zigenda zivuga ku matopike menshi. Uko abaye menshi rero babura n'imwe batahana. Uburyo bwiza rero ni uko utondekanya indirimbo zifitanye isano. Nimba mvuze ngo Mesiya yarabonetse, sibyo? Yego. Hanyuma nahita nkurikizaho nkavuga ngo utarigeze umenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba ngo asohoze ibyanditswe kuri we. Urumva ndacyarimo kuvuga wa wundi Kristo. Yego. Urumva ndacyarimo kuvuga wa wundi Kristo. Noneho mvuye muri iyo ndirimbo ngahita ndirimba ngo yagaze mu cyimbo cyanjye, ni wa Kristo ndimo kuvuga. Yego. Sibyo? Habe nubwo nokomeza ngahita mba ngo umwitande wavuye ndanayibagiwe. noneho iyo ndirimbo inini mbivuga ngo umwitande wemeye kuva mu ijuru agasiga icyubahiro akaza mu isi, wowe ujye umwitande ubundi. Sibyo? Uwo ni wa Kristo n'ubundi ndimo kuvuga. Uwo muri ya ndirimbo yindi ni nawe wahagaze mu cyimbo cyanjye. Urumva ni wa Kristo ndimo kuvuga. Mesiya yarabonetse wakuyeho ibyaha. Uwo ni wa Kristo ndimo kuvuga. Sibyo? Utarigeze kumenya icyaha ni wa Kristo ndimo kuvuga. Ni ukuvuga ngo umuntu wese urimo kunyumva akurikiye izo ndirimbo zose ko ari zina, it's like tutanashiftinze. Ni nkaho tutavuye mu ndirimbo imwe. Yego. Ni nkaho turi muri ya yindi imwe, ku buryo umuntu arabyumva pe. Keretse umuntu waba afite ikindi kibazo gituma atabasha gukonekita n'Imana. Ariko uburyo bwo gutondekanya indirimbo bubamo ubwenge pe, bubamo ubwenge rwose. Ntabwo ari gupfa kuza gusa ngo nama mvuga ngo iyi ngiyi indirimbo igezweho. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi. Sibyo? Iyo ni indirimbo yo gukomeza abantu, sibyo? Baremamo ibyiringiro, ibumvisha ukuntu hari intambara nyinshi tugenda duhura nazo, hari ibintu byinshi umwanzi agambiriye kuri twe, ariko Imana ikazitira igakinga ikatwimana. Sibyo? Yego. Ngerageje kumva nk'iyo ndirimbo ni kuko nguko njewe noyumva. Yego. Iyo ndirimbo rero kuyikurikiranya n'izo naza nkubwira zijanye no kuvuga Kristo n'umurimo we wo gucungura, utandukanye n'umurimo we wo kudukiza ibiduhiga mu isi. Hariho ibiduhiga mu isi bitwirukaho umunsi ku wundi, hariho ibyo tuba tuzi n'ibyo tutazi. Ibyo byose Imana zigenda ibirwanya ikabidukiza. Kuvuga rero ngo yaradukijije adukura mu rupfu adushyira mu bugingo, bitandukanye no kudukiza abanzi bari batugambiririyeho ibibi. Izo ni mesaje zibiri zitandukanye. Yego. Kandi zose nziza zinaririmbwa mu materaniro. Ariko nyine buri indirimbo ikaza mu mwanya usa naho ari uwayo ukwiriye. Tugiye twihanganisha abantu bafite ibibazo bari mu ntambara bimeze gute, twaririmba indirimbo bene izo ngizo. Sibyo? Ayiwe mutima we uramenye n'ukuri ntiwibagirwe ibambe
ry'umwami wagukunze ntiwibagirwe ineza y'umwami wagukunze. Hari abantu bahora bacukura umwami akaza agasiba, abadayimoni bahora bacukura. Umwanditsi wa Zaburi y'103, umutima wanje himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niba urinda ubugingo bwawe kugira ngo butagwa muri rwa rwobo. Abadayimoni baracukura every day, baracukura. Abadayimoni, abanzi, satani birirwa bacukura, ariko uko bacukura umwami nawe akaza agasiba. Izo ni indirimbo tugenda turirimbira abantu, tubarema mu ibyiringiro, turimo tubafasha kugira ngo abantu be gucika intege, abari baremererewe, abari bagowe bumva ko ibintu byananiranye, intambara zabarushije imbaraga. Izo ndirimbo nizo dukoresha tugenda tubarema mu ibyiringiro. Cyangwa na ziriya ndirimbo za Yesu arakora. Iyo ni indirimbo yo kwihanganisha umuntu wari ucitse intege, wari umaze kugera ku munota wa nyuma avuga ati njyewe biranze, birananiranye, ibyanjye byaranze. Ukongera ukamwibutsa uburyo Yesu akora, ariko ubwo buryo Yesu akora butandukanye n'icyo yakoze Igorigota. Ni ukuntu agenda yitamurura, ni ukuntu agenda yigaragaza mu buzima bwacu bwa minsi yose, bitandukanye n'igikorwa yakoze rimwe Igorigota. Rero iyo wateruye indirimbo utwaye abantu, urimo ubumvisha Kristo mu kuramya no guhimbaza, urimo ubumvisha Kristo n'umurimo yakoze, byaba byiza ugakurikiranya indirimbo zifitanye isano yahagaze mu cyimbo cyane. Wayivamo ukavuga ngo ku musaraba nakuye indirimbo, nagezeyo mpindurirwa umwambaro. Ukagenda uzimikisinga uvuga gutyo, ugenda uvuga niba ari Kristo wateruye ukamuterura ukamuvuga, ariko ukamuvuga mu ishusho y'agakiza, kuko aho ngaho uri mu ishusho y'agakiza. Hanyuma waterura ibindi bijyanye no mu mirimo isanzwe ya buri munsi, ibyo agenda dukiza, ibyo agenda duha, nabyo ukabisanisha ukabikurikiranya. Mu by'ukuri guhitamo indirimbo, navuze amagambo menshi mu mbabarire, guhitamo indirimbo ntabwo ari ikintu bakubwira gusa ngo uzoyobora kuramya no guhimbaza ejo ukamuvuga ngo ngo indirimbo iri kuri hit ni iyihe, ni nasiri naye Yesu yanifanya niwe, ukayitekereza okay yindi ni iyihe, jambo na 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 na, iyo nayo iri kuri hit. Ukagaruka iyindi iri kuri hit ni ijambo rye rirarema, yindi iri kuri hit ni, ukagenda ureba indirimbo ziri kuri hit utekereza ko ntuzikubita mu materaniro. Abantu barafashwa, ariko ukirengagiza ko mu by'ukuri ntabwo ari byo byari bikenewe. Ntabwo ureba indirimbo iri kuri hit, ureba indirimbo ifite message ikuri ku mutima ushaka gutransmitting. Guhitamo indirimbo rero, yo njyewe iwacu ntibashobora kumbwira ngo uzoyobora worship ejo, ntibashobora. Ntibashobora kabisa. Kandi mu nshingano mfite n'ubundi nyine muri church nk'uko wari wabivuze, ndi umu worship pastor, harimo ibyo ngibyo bijyanye na worship, ariko ntibashobora kumbwira ababishinzwe. Dufite ukuntu twebwe tubimeze, nubwo ndi umu worship pastor ariko sinje ubishinzwe, hari ababishinzwe. Abategura ibyo ngibyo ntibombwira ngo ejo uzoyobora worship, ntibibaho, barabizi. None uyitegura ryari? Bambwira nibura batinze iminsi 3 mbere. Iminsi 3 mbere, cyangwa bampa icyumweru mbere, bambwira ngo ku cyumweru uzayobora worship, turi ku wa mbere. Okay, ndabona umwanya wo gutekereza ku ndirimbo, ndabona umwanya wo kuzisengera, ndabona umwanya wo kuzitekerezaho. Njyewe ubwanje zibanze zinkoremo umurimo, nizimara kunkoramo umurimo nze kugera imbere y'abantu ndi umuntu umenetse, ku buryo bidasaba gukanika kugira ngo ibindimo mbiha abantu, ku buryo biza ari ibintu biflowinga mu buryo bworoshe. Kuko njyewe I took time yo kubanza kubyumva, kubibamwo icyumweru cyose, mba mbitekereza, mba mbisengera, mbirimo, nibwo buzima bundi ko birangaragaraho. Umuntu rero ukurikiye iyo akubonye biraflowinga, ntibigorana, ntabwo kanika. Ariko iyo bakubwiye ngo you are leading worship tomorrow, uhita utangira kureba nyine indirimbo ziri kuri hit icyo gihe, ugahuza indirimbo ariko ukazihuza mu buryo butarimwo ubwenge bwinshi. Ubisubije neza kandi ubivuze mu buryo bwiza. Hari igihe abantu bajya bahita bandikiza indirimbo nyine ziba zigezweho, akaba yandika liste gusa, baje no muri korali gusa bakarepeta iminota nka 15 cyangwa 30
kugira ngo babone game gusa bazakoreraho ari ukugira gusa ngo barebe ko bazaperforminga umunsi wenda nk'ejo wenda, ariko ubisubije neza bavuga ngo byagombye kuba bitegurwa mbere abantu bakagira umwanya wo kubisengera no kubyereka Imana. Yego, none reka ngaruke kuri iki kintu. Uvuze ijambo ryiza ryo kuramya Imana ko ari ukuvuga Kristo hagati mu ndirimbo no kuvuga umurimo wa Kristo. Reka nibaze kino kibazo, ubundi kuki abantu babwiriza abantu kunezerwa mu materaniro mu mwanya wo kuramya Imana, ukabwira abantu ngo nimufashwe nimuhaguruke nimugire gute? Ubundi ntekereza kuko byakagombye kuba bimeze, wewe umuramyi ugiye kuridinga indirimbo wakagombye gutangira kubera ya mavuta watangiranyemo na bwa buzima wagize umwanya wo gutegura n'umwanya wo gusenga n'ubwiza bw'Imana bukugaragaraho. Ntekereza ko byonyine ugitangira byagombye guhagurutsa abantu no gutuma abantu binjira mu mwuka wo kuramya Imana no kunezerwa, utabanje guhatira abantu kunezerwa nimuhaguruke, ese ko murafatwa, ese ko murumva kubera icyo abantu bakunda gukora icyo kintu, bahata abantu guhaguruka, bahatira abantu gukora ibyo bakora ngo mufashwe n'indirimbo, bagashaka kwinjiza abantu wenda nk'uko wabyumva. Ni gute umuntu yagombye kuyobora abantu ku buryo abahuza n'Imana atarize kubahuza n'amarangamutima yiwe? Urumva rero harimo n'ikindi kibazo kirimo dufite, yego, kijanye no kwempressiona, yego, kwempressiona abantu. Nkayobora worship ariko nkeneye ngo mbone feedbacks ziri positive zituruka mu bantu ko nakoze ikintu cyiza. Urumva actually kuramya ubwabyo ni byiza, ntabwo ukeneye ngo ubone iyindi feedback y'umuntu ngo akubwire ngo yo wabikoze neza. Ubwabyo iyo ubifite bikurimo biba ari byiza. None kubera ko twe tubikora, abenshi tubikora dushaka kwempressiona abantu babibone ko twabikoze neza, niyo mpamvu n'igihe abantu batabibonye bakaguma bicaye, wowe uyoboye worship uzawumva usa nkaho wa failings. Urumva usa nkaho watsinzwe, usa nkaho wananiwe. Noneho ugatangira kubwira abantu muhaguruke dufatanye turamye duhimbaze, muhaguruke. Ugatangira wabona nabicaye ukaza utekereza se nabikoze nabi, byagenze gute? Mu by'ukuri harimo ikibazo mu buryo bubiri. Hariho ikibazo cy'uyu mu worship leader, yego, utari well prepared. Hakabamwo n'ikibazo cy'iteraniro. Abantu, my friend, abantu bava mu magi wabo bafite ibintu byinshi bibagoye, bimwe batekereza. Hari n'abaza bahunze, hari abaza bahunze isi yabakanze, bagowe bamerewe nabi, bakaza bahunga ababishuza imyenda, bamwe bakaza bahunga ibibazo ibiki. Hakaza umugabo uhunze umugore we, hakaza umugore uhunze umugabo we, akaza gusa agapfa kwitura mu rusengero nk'ahantu nk'umudugudu w'ubuhungiro, wa mudugudu w'ubuhungiro Bibiliya ivuga. Noneho uwo muntu rero yamara kwitura mu ikanisa gutya, yego, alo, yego.
Alo ntabwo turi ko kumva mwakongera mukinjira neza Oliva twakwakiriye twishimiye kubana namwe kandi ni ukuri ni umugisha reka twinjize umutumirwa alo yego ndabumva yego ndabizi biri kutugora ntibikugore nta kibazo ndabizi ko bari kuguhamagaramo bigasa n'ibihagaze ijwi rikagenda yego yego mwakomeza aho twari tugeze yego ya ni ibyo ngibyo rero nari ndimo nsobanura kubera nyine gushaka kwempresiyona uzunanirwa kumenya cyangwa ngo wibuke ko abantu baje aho ngaho ari abantu ba jare zitandukanye umuntu waje ahunga azabanza agashika kwanza wowe nimba wawe unaririmba indirimbo ngo Imana igira neza iwe yaje mu mutwe wiwe ajwigiriye yaritotombeye Imana amerewe nabi none yakumva urimo unavuga ngo Yesu agira neza akabanza akanagutekerezaho kwanza urumva abo bantu bose tuba tubafite mu materaniro hari akabanza akakwibaza wese runaka reka avuge arabuzwa n'iki kuvuga navuge nyine Yesu yamugiriye neza arabuzwa n'iki kuvuga none abo bantu uwo nguwo ari mu iteraniro ubundi uri mu bibazo bya divorce nawe ari muri ayo materaniro umutima urapfuye ntunezerewe umutima uraremererewe umuntu arenda gushwanya ntakeneye rero ngo umubwire ngo nimuhaguruke turamye duhimbaze no wowe muha ubuzima bukurimo aho ngaho bihita bisaba muzi kuri worship leader aba connectinze ku rwego rudasanzwe aba ari mu mbaraga ayobowe n'umwuka mu buryo budasanzwe uwo muntu ntakeneye ngo wirirwe umuhagurutsa cyangwa umubwire ngo nusuka ibikurimo ibikuzuyemo bitanga ubuzima ukabimusukamo arahaguruka utiriwe unamubwira ngo haguruka hakaba nanone n'abandi bakristo bateye nyine ukundi kuntu bataramenyera ibi bintu byo kuramya urabona kera twabaga mu nsengero tujya tugira umwanya w'ikorari ikaririmba indirimbo 2 cyangwa 3 kandi ikorari ikayiririmba abandi bose twicaye tanu urambura amaboko cyangwa siko twari tumeze kera yego ariko tugenda twinjira ahandi hantu mu yindi mico yo kuramya Imana mu buryo bundi butandukanye bagenda twinjira ahandi hantu noneho rero kandi aho hantu tugeze hari ubwo tuhagera tukabona ni heza urabona ubu nyine wakubwira ngo abantu bakuririmba indirimbo wowe umwe wicaye gutya gusa uzabumva wonezerwa cyane ahubwo ikikunezeza ni uko uhaguruka nimba hari abaririmba nawe ukumva ukozweho nawe urambura ibiganza sibyo ibe worship ifatanye twese dufatanye tuzamura icyubahiro twese cy'Imana turi hamwe nibyo ubu nyine nibyo bidufasha kutubwira ngo utarebe n'ubu nyine niyo abantu baririmbye indirimbo mu ikanisa mutazi mwese iyo ndirimbo ntizipfa kubakoraho cyane yego usanga abantu babaye nk'ababareba performance nk'ababareba performance cyangwa umupira oro kera mu myaka ya kera abantu babaga bafite indirimbo nsha babaga ari abantu bahenze cyane nk'ikorari ifite indirimbo nsha nyinshi yego yabaga ari ikorari ihenze cyane ihagaze neza ariko ubu nyine nk'iwacu wenda muri church dufite ahangana rindi muri office n'ubundi dufite screen muri church wowe urahazi yego ndahazi ni ukuvuga ngo dufite screen muri church bakirirwa batubwira buri munsi ngo make sure uko mu project indirimbo zanyu display hari ama lyrics urumva kubera iki barashaka ngo indirimbo nimba risha ariko to displaying amagambo yayo hariya at least nubwo batazi melody ariko nituba turirimba nabo bagerageze bagende basoma hariya kuri screen bibaheshe kumva neza icyo duhatuvuga kuko sometimes iyo tuhaturirimba izuma birasakuza abaririmbyi nabo bakaririmbira hejuru rimwe na rimwe iyo ari indirimbo nshasha tubasha kumva neza
ni ibyo ngibyo rero ibiriya bintu byo kurwana n'abakristo ntabwo ari byiza bisaba ngo mu by'ukuri wowe ubwawe ubanze ube connecte uba ufite ikintu wawutanga hanyuma nanone bigasaba no ku ruhande rw'abakristo nabo bagombye kuza ari abantu biteguye kuramya biteguye worship biteguye guhura n'Imana ku buryo nabo bidasaba ngo tubakanike okay njyewe ntibikimbaho sinoza muri church ngo banshiture ntibikunda yego ntibikimbaho iyo ngeze muri church nkubwiza ukuri nsanze abaririmbyi barimo baririmba iyo mfite bibiliya cyangwa ikindi kintu mfite mu maboko ngitereka ku ntebe sinza nicara babe ni ngo amasengesho yo kwicara yani dusenga umuntu ngo arinjiye mu kanisa akabanza agasenga ayo gushika ari asizanya senga iyo nsanze abandi batangiye ari asizanya senga nzashira bibiliya hasi nkama ndeba bari bari imbere bahabaturamisha uko barimo kugira ico bagize nanje nkakigira ico bavuze gukora niba ari kuzamura ibiganza nkabizamura nkumva nanje ntangiye kwiconnect ariko nyine hari abandi baba basaba ngo dukadike dutware hanyuremo nibura indirimbo zigeze nko kuri 3 akunda shike kazi 3 akunda shike ku ya 4 muze gufatanya ku ya 5 musozanye n'urugero harimo ikibazo rero impande zombi ariko cyane cyane ku worship leader murakoze reka twakira abantu twinjije ntabwo ari bose twinjije ko twagiye twinjiza abantu b'ingenzi hari umumama twabanye yitwa Oliva yinjiye kare turamwegereje Imana imumugisha hari n'umunyamakuru wacu wa authentique wa kera Espoir turakwakiriye kuva muri Canada uyu niwe Yesu yagumye kumugirira neza yaragutse cyane Yesu yagumye kubyibuhira muri we nakure muri mute yashize muri mute Espoir turabakiriye Imana ibahumugisha Oliva niba hari ijambo ufite ryo kubaza umutumirwa ukure muri mute ugira icyo tubwira niba hari icyo ushaka kuganiriza umushitsi wacu Oliva wakura muri mute twaguhaye ijambo ntaco Espoir mu gihe atari yakura muri yego turakwiyegereje murakoze cyane twishimiye kubana namwe kandi nari kureba Ben ari kuduha umugati yego ari kugenda atubwira ahubwo unteje Espoir agira umwuka w'abanyamakuru apana umwuka w'abanyamakuru ese uwo mwuka ubaho nakagira ngo hari Ben yakomeje kugenda atubwira ku bintu bitandukanye uburyo abaramyi agenda bahuza indirimbo agenda agaruka ukuntu baririmba indirimbo bagashiraho indi ariko ikibazo nagize ni kimwe yego Ben yatubwiye yuko umuntu aza connecte ngo we ngo ntazagira ikibazo ngo cyo kuvuga ngo abanze ngo asenge ngo abanze bigende gute ngo yaje bari kuririmba akomerezaho ariko ndahita nibaza ikibazo kimeze gutya ni ryari umuririmbyi cyangwa se umuyobozi w'abantu mu ikanisa cyangwa mu rusengero umuramyi uyobora abandi yego umuramyi uyobora abandi ni ryari aririmba neza akaba ari muri note neza umuziki ukaba ari mwiza ariko abantu ntibafashwe abantu kumva wapi byanze guhura ahangaha wenda Ben aze kudufasha atubwire hano ikibazo kibari umuririmbyi ese kiba kiri kuba Kristo ikibazo kiba kiri ku bijyanye no gusenga ese ikibazo kiba kiri hehe ko nta kabazo ka mbere cya kabiri ese ni izihe ndirimbo umuririmbyi agomba guhera he agomba gusoreza he tuvuge bijyanye n'indirimbo kuri yagiye azikurikiranya nubwo yageze ku ya nyuma akibuka amagambo ntatubwire uko iyo ndirimbo baza bayiririmba ariko ni gute umuntu ahuza ibi bintu kuko hari mu rusengero hari abantu baririmba rwose tukumva bazi kuririmba neza pe bazi gukurikira indirimbo ariko asanga sometime ntabwo byagize impact kuri
audience cyangwa se ku bantu bari mu rusengero, kuko si nako buri muntu wese uri mu rusengero banza kumusobanurira indirimbo ihera aha turakomereza muri uno mwuka biragenda gutya. Ibi bintu bibiri mbibariza abantu badukurikiye wenda bo bashobora kuba batagiye babisobanukirwa. Musabe Espoir asubire mu kibazo cya kabiri neza. Okay, subiramo Espoir. Ikibazo cya kabiri kiragira ngo ese ko mu rusengero buri umwe ntabwo abazi uko hierarchy ukuntu ibintu bigomba gukurikirana. Buri muririmbyi ese arabitozwa, arabyigishwa ngo urahera kuri indirimbo zimeze gutya biragenda gutya, niba turi kurimba ku maraso ya Yesu cyangwa turi kurimba gutya urakomeza gutya urabihuriza ahangaha. Ese buri muririmbyi ari capable, kubera yuko tuzi ko iwacu mu Rwanda umuntu ufite impano, umuntu wese uvuga bikemera akajya imbere y'abantu akaririmba bigakunda, akajya muri korali akarepeta gukurikiranya indirimbo za Alarme, za Gisubizo, za Baben na Chance n'iz'abandi baramyiza bambo IJAMBO n'abandi. Ese ibintu abaramyi b'iwacu barabitozwa uburyo bagomba gukurikiranya bino bintu, cyangwa umuntu uko yafashwe niko agenda? Murakoze. Sinzi niba nahita nkomereza. Yego wasubiza. Arakoze cyane Happy, yanabivuze neza. Ntekereza ko ari nk'ikibazo arimo abariza abantu benshi, ntabwo ari we biba bireba wenyine, kubera ko muze nk'umuntu ufite ubumenyi bwinshi muri ibi bintu kuko bimazemo igihe kinini. Ikindi kandi mboneyeho n'umwanya wo kumusuhuza, arashize iminsi tudaherukanye, ariko nubwo yaraherutse n'ahangaha. Ikibazo cya mbere ni ikibazo kimeze gutya: umuntu uririmba neza kandi utajya uva muri note kabisa, ubona ko ari umuhanga ufite impano nziza, akaririmba neza, ariko mu materaniro ukajya ubona ibintu aririmba ntibirimo gufata. Njyewe nabishira mu bintu bibiri. Abandi wenda bavuga ibindi n'abandi badusangiza ibindi. Ikintu cya mbere ni umuntu uririmba ibintu abesha. Kubesha gute? Umuntu uririmba ibintu atabayeho, uririmba ubuzima atabayemo. Urabona nk'ubu njyewe Ben nkaba ndirimba muri church ndi umuworshiper, ariko mu by'ukuri ubuzima bwanje bwo hanze butandukanye n'umuworshiper, n'uwo ndiwe, n'uwo ngaragaza ko ndiwe. Icyo ni ikintu cya mbere gishobora gutuma ndirimba neza, ngagoronzora amajwi nkayagira gutya, ariko abantu ukazibona ntibarimo gushika, kubera ko ndaririmba bagatekereza cya kindi naraye nkoze, naririmba bagatekereza aho nabyaye umwana, birumvikana. Naririmba bagatekereza ahantu bansanze ndi mu kabare nanyweye ndimo ndwana wenda mu kabare. Urumva bitewe n'uwo ndiwe, ubuzima ndimo kuvuga ni ubuzima bw'abafarisayo ngo bikoreza abandi imizigo imitwaro yo bo badashobora gukozaho n'intoki zabo. Ni ukuvuga ibintu bihabanye n'uriwe. Yego. Muratwihanganira bashobora ko Agato Espoir, amakuru y'iminsi. Imyaka myinshi cyane. Imyaka myinshi kabisa. Reka twongere tumwakire, ndabona yinjiye. Ni ibibazo bazadushakire, ba Happy bazadushakire uburyo tuzajya tuganira, abantu ntibabashe kutudisturbinga bahamagara. Nta kibazo abantu. Yego mwakomeza. Ikibazo cya mbere ni ngaho ngaho narimvuze. Mu by'ukuri ikintu cya mbere gishobora kubitera uko ntekereza ni nka kwa kunine Ben noba nza ndirimba, ariko abantu bakurikira ubuzima basubira inyuma kuja kureba uko mbayeho bagasanga ari ibintu bitandukanye.
icyo kintu gishobora gutuma ibyo nkora imbere y'abantu bitabageramo ukaririmba bakumva ko uririmbye ngo yatwemeje ariko nyine uriya se ntimumuzi urumva bene iyo abantu bavuze gutyo ni ukuvuga ngo waririmbye wabemeje ariko nta impact ntabwo waba impactinze. Ikindi cya kabiri birago ubundi yemwe mwuka byaramwe ni igitangaza. nta kibazo. Hanyuma icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ntekereza hari ahantu umwanditsi w'igitabo c'imigani yanditse nk'uko wenda ko karifani ukuntu aravuga ngo ese muri mwe Salomo wabyanditse ese muri mwe hari umuntu ubuze igikundiro ngo nagisaba Imana ahita yongera aravuga ngo nagisaba Imana. Yego. Hari abantu buriya habaho ikintu bita favor igikundiro. Yego. Kandi naco ni impano ziva ku Mana. Umuntu gusa agiseruka gutya ataravuga abantu bakamamwishimira bakamamubona arakunditse despite amafuti ye nubwo yameze gutya abantu gusa bakamubonaho favor yashizweho nyine bakamukundira ico. Umuntu rero umeze gutyo uri favored muri ubwo buryo iwe hari n'igihe azanaririmba abantu bamuzi bazi neza uwo ari we ariko yaririmba akabagezayo ariko noneho opposite y'icyo ngicyo iyo umuntu nanone atari favored atagira favor umuntu uje imbere y'abantu ukabona ndakunditse nyine ntafite umugisha wo gukunda. Hari ukuntu umuntu azagera imbere y'abantu rwose atafite igikundiro akaririmba neza ijwi akarikaragaye ukabona kabisa yanagerageje ntako atagize uwabana ariko ukazubona nyine ntibihabishika ariko wabona nyine undi ufite agafeva yagira gutyo ukabona birakunze. Rero nje ntekereza ko cyane cyane ico cya kabiri cyo no giha pourcentage nkeya ariko wenda icya mbere gikomeye kuri nje ni ubuzima nyiri bwite abayeho. Ubuzima uwo muntu urimo gukora ibyo bintu abayeho bukunda gutuma abantu batumva badashika atabazamura ngo bageze ahantu. Birashoboka kandi ko na n'icya gatatu wenda hari biranashoboka ko haba hariho n'abakristo nabo bagoranye. Yego. Bagoranye bafite imitima satani yifatiye ikomeye nk'amabuye batazabanezerwa byoroshe batazabashika mu materaniro ngo ubone ko umuntu yashitse yirekuye. Abo nabo barahari. Yego. Ariko cyane cyane uruhare runini nyine n'aba worshipers. Wenda mbere cya kabiri hari ikibazo maze igihe kinini nibaza maze nk'imyaka 8 nibaza kuri iyo point wari uri kuvugaho. Natangiye gukora kuri radio muri 2013. Ndabyibuka icyo gihe nakoraga kuri Sana Radio. Nigeze kugusura wigeze kumposting ahantu mu ishyamba gutya haruguru. Noneho ikibazo rero ahangaha turi buze wenda niho harimo mystery cyangwa se ibanga ntabashije gusobanukirwa n'uyu muntu. Ari nacyo kintu ngiye ntekereza ko muri iyo point y'icyo kibazo cya mbere gikomeye wenda no ku bantu badukurikiye ibyo bintu wenda Imana nabo izagenda ibibasobanuriraho mu buryo butandukanye. Abantu babiri bazana indirimbo zose nga inshuro zingana
byenda umwe afite n'indirimbo ikoze neza pe ari umunyamafuti reka mbivuge muri buno buryo pagani ntabwo aba mu nzira zindi zitari nziza ari gasunika indirimbo tugasunika wa mbere tugasunika umwaka wa kabiri bikanga no muri abo bantu bose mbona n'abandi baza agakora indirimbo imwe ikaba breakthrough igafata isi yose none angaha rero nibaza ikibazo kimeze gutya ese bano bantu bari muri uno murimo ese bano bantu bari kuririmba bano bantu bari kuramya Imana ese koko babigumemo cyangwa se bayobye umuhamagaro kuko nabyo ntekereza ko bishoboka kuba atari kwakirwa na audience cyangwa se n'abantu bakunda indirimbo zo kuramya Imana kuba atari kwakirwa n'abantu bakurikirana bo mu nsengero kuba atari kwakirwa sinzi nimba ari timing cyangwa se ari no point wari uri kuvugaho wenda twabihuza ya favor ariko uze kudufasha ku bantu badukurikiye ese uyu muntu abantu badukurikiye tumenye twese tuvuge ngo uyu muntu nuko ari mu mafuti impamvu atari gukundika cyangwa se ari kuririmba ibintu ntibidufashe ese nuko atasomye ijambo ry'Imana cyane ese nuko adafite iyo faveri ni ahantu hari agafunguzo abanyamurenge nibo bajya bavuga ngo agakeregeshwa ahantu hari nk'agakeregeshwa cyangwa se akantu ari buze gukandaho kubera ko ntibona nka telekomande by'Imana ari nacyo Imana twese tuyikundira niyo mpamvu tuyisenga tunayegera birushijeho ari iyi point wenda turi kumwe n'umukozi w'Imana hano nawe mu ijambo ry'Imana ndabizi hari ukuntu ajya risoma wenda na Ben arasa kubitubwiraho ariko nawe uze kubitubwiraho niki kibura kuri uno muntu ni amavuta ese ni favor ese nuko ari mu nzira zidakwiriye nk'uko Ben ari kubivuga cyangwa se uyu muntu ari buze gukurikira ndabizi ko hari abantu benshi badukurikiye nabo baba bibaza ibibazo nk'ibi kandi nabo bifuza ndetse no gukorera Imana bifuza kuramya Imana nk'ubu muri ino myaka abantu bose baravuga bati turajya kuri YouTube ati ndajya kuri YouTube mvuga amakuru cyangwa se ndajya kuri YouTube nanjye ndirimbe ati na ba Ben bararirimba abantu bakabareba n'abandi gutyo ariko muze gufasha abantu badukurikiye mubaho umurongo ndetse n'icyo ijambo ry'Imana ribivugaho ngaho Ben alo ijwi ryanyu ryagiye sinzi yewe nayo namwe kugira ngo baze ku Ben ijwi rye ryagiye sinzi niba ashobora kuba ari umuntu wenda bamuhamagariyemo wenda sinzi wenda uraba uri kubivugaho kugira ngo Ben nawe ze gukomerezaho ariko nawe icyo ubibwiraho abantu badukurikiye muranyumva yego turakumva yarakoze cyane Happy abajije ikibazo cyiza sinzi niba nanakibonera igisubizo cyacu neza ariko ibi bintu tubyumve muri ubu buryo wenda abantu baza gukurikira wenda iki kiganiro umuntu umwe araje akoze ibintu byiza n'undi araje akoze ibintu byiza bombi bashize hariya ariko aba consumers bafashe iby'umwe barabikonsuminze iby'uwundi birabishe cyangwa se barabyihoreye yego navugamwo utuntu tubiri icya mbere nuko ibintu dukora byaba ari indirimbo byaba ari amagambo tuvuga ni ibintu byose birwana n'amarangamutima y'abantu indirimbo ushobora kwandika indirimbo nziza pe nawe ukandika indirimbo nziza ariko iyo ndirimbo nziza cyangwa nshobora kuririmba indirimbo nziza nawe ukaririmba nziza ariko iyo ngiyo hari indirimbo yihuta cyane mu gukubita gutya ku marangamutima y'abantu hakaba n'iyindi nayo iba ari nziza pe nziza
ariko nyine uburyo ikozemo ntabwo ari indirimbo hitinga ku marangamutima y'abantu cyane. Rero hari amagambo runaka aza agenda akubita ku marangamutima y'abantu bitewe n'ubwoko bw'abantu abari. Reka tuvuge gutyo, ushobora gukora indirimbo uri hagati y'abantu bafite ibikomere, noneho wowe ugakora indirimbo ijanye n'ukuntu Imana ibasha komora abafite ibikomere, ugakora indirimbo yawe ukayitunganya neza. Undi agakora indirimbo ifite ubutumwa bundi aba bantu barimo bamwumva batari bakeneye at the moment. Okay, ni ubutumwa bwiza kandi ivuga neza pe, ariko aba bantu bari aha ngaha mu by'ukuri bashonje iki, bakeneye iki? Ugasanga rero umwe yaguye muri note neza, yaguye ku kintu abantu bari banyotewe bama bagisamira hejuru. Undi yazanye amagambo meza rwose, ariko ari inyuma cyane y'ibyo abantu bari expecting aka kanya. Cyo ni ikintu kimwe. Ushobora kuza ukavuga nyine iyo ndirimbo mvuze y'ukuntu Imana izayomora ibikomere n'ibiki, undi agahimba ukuntu Yesu yadukunze akadupfira. Bisa nkaho bitandukanyeho bukeya. Noneho abantu rero bagafata ya yindi ihaye bagera ku nyota, ihaye bakubitara ku marangamutima yabo, bagahita bayumva cyane. Ndiko nanga gutanga ingero kubera ko si byiza cyane, ariko byishimo happy aguma azitange wenyine mu mutima. Bazitanga mu mutima gute? Hano kuri YouTube hari abantu benshi bari kudukurikira, bagende babyandika. Hanyuma impamvu naze gutanga ingero nuko haba harimo indirimbo nyinshi z'abahanzi benshi batandukanye, kandi hari igihe wotanga urugero ku ndirimbo y'umuhanzi runaka wenda akaba ashobora kutabyumva neza, ntanakurure wenda we wico washakaga kuvuga. Bene izo ngibyo. Ikindi kandi happy n'abandi bantu badukurikiye kuri za zindi nakoze. Tanga urugero kuri za ndirimbo nagiye nkora. Reba ngaza zindi zawe wagiye ukora indirimbo nziza, ariko igisubizo naguha ni nacyo naringiye kugeraho cya kabiri. Nanone habaho breakthrough y'umuntu Igiriye Imana ikorera mu gihe n'ukuri. Of course. Hari ukuntu umuntu ashobora gukora ibintu byiza pe, agakora ibintu byiza kandi ukabona ko ari mu gihe cye kabisa, ari n'umukozi kabisa uri courage, akora indirimbo, producing indirimbo nyinshi, agira gute, ariko wajya kwitegereza ukareba ibintu bye ntibirimo bitera intambwe ngo byigire imbere. Yego. Ariko haba hariho igihe kimwe kizagera, kubera ko Imana mu by'ukuri ikorana n'igihe pe. Iyo breakthrough yawe itaragera, woririmba abantu bakaza bajugunya, ariko bikarangirira. Undi yatera agakorasi rimwe gutya akama umustar isi yose. Rero harimo igihe cy'umuntu, hakabaho na content y'indirimbo. Content buriya nizo zikubita ku marangamutima. Ushobora gushyiraho utundi tuntu ngo melody y'umuntu uko imeze melody, ariko aba ari utuntu dutoya cyane. Cyangwa ugashyiraho utundi tuntu ngo ese uwo muhanzi agaragara gute, afite favor y'abantu bamubonye babona ari umuntu ukunditse. Utwo ni utuntu dufite pourcentage ntoya cyane, ariko ikinini ni content igenda igakubita ku marangamutima y'umuntu. Ikindi cya kabiri ni igihe cy'umuntu. Yewe ikindi kintu wenda Ben, nuko ikintu kimwe gikomeye nabonye kijyana nabyo, nukujyana ni ukumva Imana. So igihe cyo uzaba uri gukora indirimbo, uzikora indirimbo zizafasha ubuzima bw'abantu, ukora indirimbo zizerekeranye n'imibereho y'abantu, uzaha abantu. Iyo utumvise icyo Imana ishaka gukora, iyo utagendeye ku bushake bw'Imana, uvuga uti ndi bukore ibyo Imana yampaye gukora. Urugero
ushobora kujya muri studio wenda nagiye mbibona nanjye hari igihe ngenda muri studio nkakora indirimbo ariko iyo ugiye muri studio gukora indirimbo hari igihe umuntu akubwira gisa akakubwira ati kora gutya nibwo biri bubona amafaranga cyangwa zaka ibi nibyo biri burya ibi nibyo biri bufate ariko iyo wowe uzi icyo Imana ishaka kuzi kurya hari n'umuntu utararemewe kuririmba nuko wenda hari ahantu nagiye gusoma baravuga ngo umuntu wese uvuga yaririmba ariko ikibazo gikomeye ngewe ni ukumenya ese Imana niyo ishaka yuko mba ese iki nicyo gihe cyanjye cyo kubikora iyo icyo cya kabiri ni ukumenya ngo ese ndabikorera abandi ni bande apana abantu abene nkamwumva nkumva bo ambwiye nkumva ubutumwa nshaka kuba ngiye ubutumwa bwanjye bugenewe abantu babiri ngashaka yuko buri miliyoni kandi ntibikunda ngiye rero nkavuga ikintu nari ngiye kwadingaho abantu biwacu babakora copy paste nimba bari gukora zimeze gutya ninkora copy paste yabo nanjye biraba successful nimba Israel mbonye nimba gutya ninkora copy paste biraba successful nimba alarm iri gukora indirimbo zimeze gutya ninkora birakunda ariko ngewe ntekeza kuba unique kumenya uko Imana igushakaho kumenya icyo Imana yaguhaye ese byinshi Imana ishaka kunkora iki ese kuri Imana ishaka kunkora iki nitumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwacu ntekereza ko muri music career mu kuramya Imana twaba successful ariko igihe cyose akora icyo Imana ishaka ko dukora ntekereza ko successful yacu iri kure none aho ngaho iyo hari n'igihe umuntu akora atabanje ngo yumve icyo Imana ivuze exactly ariko akaba aba successful oya ntabwo yaba successful Imana itabikoze ahubwo dutandukanye kuba wenda ibi ngibi impamvu nge mbivuga gutya nakoranye n'abaririmbyi benshi ndetse baririmba n'ibintu bikora ku marangamutima y'abantu si babwire ngo uyu n'uyu kuko hari n'abo mutazi batigeze amenya kandi bakoze indirimbo nziza kwa producer beza mu Rwanda ba mbere kandi zifite message ebana nawe uyumva nawe ukazowumva uri beza uri kuza urumva ko akunda umva indirimbo wenda abantu badukurikira abantu batazi ngo rumeze niki wenda Ben araza kudusobanura ukumva uri gutitira kubera amarangamutima wa muntu yashizemo ndetse na melody yakoresheje n'abacuranzi b'abahanga babicuranze niyo mpamvu ngewe niyo mpamvu navugaga Imana itakuwa utagendeye ku by'Imana ishaka gukora muri that moment nekeza ko utaba successful ahubwo mvuga ngo waba successful mu bindi wenda nkunganira ikiganiro urumva cyari gitangiye kuryoha yego kandi umwanya dutangiye gusharinga atari nje kuvuga no kuvuga ngo hari ukumva mu by'ukuri ijwi ry'Imana ukamenya icyo Imana ishaka kutambutsa ariko hakabaho n'ahandi umuntu ashobora kuza ukisomera Bibiliya wamara gusoma Bibiliya ukumva ubaye inspire n'ubundi bisanzwe ukandika indirimbo no kuvuga hari abandika batabanje ngo banategere bumva ijwi ry'Imana ariko bagahitinga bakazamuka bakaba basitare hejuru cyane bashobora guhitinga nyine sinzi ibyo ngibyo sinzi ukuntu twabisobanura wenda ubutaha cyo tuzahera ya reka tugade ku musozo ndabizi mufite amateraniro mu kanya mu minota 10 reka tubasabe tuzakore part 2 wenda tutume na hapa zaba hari ariko twari twifuje ko tuzabana na madamu muzatuganirize kuri House of Worship Ministry yanyu hari ukuganiriza cyane abaramyi reka tubasabe tuzabikore wenda nimutubone n'undi mwanya wenda nko mu cyumweru gitaha tuzabipange neza buri kumwe na madamu wenda niba bizadushobokera na hapa zaba hari nzamumenyesha kugira ngo tugerageze gufatikanya no kungurana ibitekerezo reka tubashime nanjye kimwe gusa navuga wabivuze cyane wavuze ngo habamo igihe cy'umuntu
Imana iba imuhaye favor. Cya kabiri hakabaho ubundi kwamamara cyangwa se gukomera k'umuntu tubirebera ku bantu, ariko cyane indirimbo uba ukoze akenshi abo tubona bamamaye siko wenda Imana ibabara. Imana ireba impact n'umutima wabikoranye. Buriya kuririmba kwiza si ugusohora ijwi ryiza ryafashije abantu cyangwa ryemeje abantu. Kuririmba kwiza ni ibivuye ahantu bituma Imana ifashwa, bigatuma ubikoranye impamvu nziza yo kuramya Imana, itari impamvu kugira ngo wamamare ukore ku mitima y'abantu kuruta uko ukora ku mutima w'Imana. Buriya abaririmbye bose bagakomera siko wenda bakoze ku mutima w'Imana, wenda babikoresheje ubuhanga, babikoresha wenda impano bafite, ariko kuririmba kwavuye ku Mana, wabihishuriwe, Imana ikaguha indirimbo ukayirota, Imana ikaguha iyo ndirimbo nubwo itakwamamara, ariko kuba yavuye ku Mana byonyine ikaba yatambutsa ku bantu ntiyakwamamara cyangwa ntiyamamaye ku bantu, ariko ku Mana yagize icyo ikora kuri message Imana ashatse gutambutsa. Je niko bitekereza. Reka tuzabikorera undi munsi, reka tubashimire rwose. Tuzagerageza ubumwere wenda gitane tubona umwanya, ndabizi muri mu bintu byinshi Ben, ariko muzaturebera uburyo tuziba umwanya iminota wenda 40, twari twavuze 40, ariko ikiganiro cyaryoshye, bituma abantu babasha kuganira mu magambo meza kandi yafasha abantu benshi. Abantu kuri telefone bambwiye nanze kubitaba, bafashwe cyane, amagurupe menshi yagiye ambwira ngo bakeneye guhamagara, ariko tukadusoreza aha ngaha, tuzabikora icyumweru gitaha. Reka tubashimire kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Nanze gucuranga indirimbo zanyu kubera ko ntazi ko zitarifite copyright, kubera ko urabona YouTube ubu nyine zisigaye zigira ama copyright menshi, ariko kandi reka dusoze wenda ugakora sigata abantu bari bakumbuye n'abakunzi banyu kumva ijwi ryanyu, hanyuma muze kudusengera dusoza. Yesu arakora, nukuri arakora, nubwo utarasubizwa ntuza kuko umutima Yesu arakora. Atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro, nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho. Yesu arakora, n'umukozi umuhanga Yesu arakora, ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu arakora. Icyo wifuza ukimenyesha Imana, ni umukozi w'umuhanga, izagutabara. Reka dusenge, kandi natwe turabashimiye kuba mwadutekereje mukadutumira. Imana niducira inzira tuzongera tuganire, dusangire ibitekerezo, bizaba byiza cyane. Murakoze. Nyiribihe tugushize hejuru, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana nziza. Turagushima kubw'umwanya mwiza n'umunsi mwiza waduhaye kugira ngo tuwunezererwemo. Tuganiriye ibintu byinshi, tuvuze ibintu byinshi, aho twavuze ibitari byo utubabarire, ariko kandi niba hari ibindi byiza twavuze udufashe bigere ku mitima y'abantu, kandi bibashoboze guhagarara neza no gukora uyu murimo wawe duhamagariye, kandi bakawukora neza. Uha umugisha iyi ministeri yadutumiye, uha umugisha abadukurikiye bose n'abazakurikira, uha umugisha hape twaganiriye dusangira ibitekerezo, uha umugisha buri wese uzabikurikira hanyuma. Tugiye gutandukana rero, dusubira mu yindi mirimo, ubane natwe kandi tujye imbere muri byose. Nitwongera guhura uducira inzira, tuzarushaho gushima izina ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisenze, amen. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ubwo naho ubutaha turabashimiye.